Okay, murakaza neza rero kuri tubishonanye official nko kumizwa Mungu wanyu iradukunda jiva. Uyu munsi rero turi kugenda tubona ama video menshi cyane Sherrie na Moriox Kids na Sherrie Foundation bari gukora performance nyinshi kandi nziza zitandukanye cyane. Aho Sherrie Foundation yakiriye umuhanzi Sherrie uzwi ku ndirimbo za My Darling kandi za ndirimbo za Nyashi na Nyashi. Gusa Sherrie Moriox Kids nayo iri kuvugwa cyane ku gutangaza makuru kuri buri televiziyo bundi yose yanuza ikira gihugu cya Armenia. Sherrie Moriox Kids ni yiri kugaragaraho gusa buri televiziyo buri sheni yose iri kugenda ugasanga Moriox Kids nyine urabona ko ari itsinda kandi none ikindi itsinda ryambaye imyenda ya Visit Rwanda none muri kubireba Visit Rwanda niyo uniform yabo bajyanye hariya rero. Kandi murabizi ko perezida wacu afata imbaraga nyinshi mu gukira ku kintu bitwa Visit Rwanda mu makipe akomeye Arsenal, Atletico Madrid, PSG, amakipe nyine akomeye. Iri jambo Visit Rwanda abantu barashobora kubahesha amafaranga cyangwa se izindi nyungu zirenze cyane ku gihugu cy'u Rwanda by'umwihariko nyine kuri twebwe. Noneho katwereka ku ruhande rwero rwa Sherrie Foundation rero twarabonye ko ku munsi w'ejo bundi na minsi ashira iminsi ibiri yakiriye umuhanzi Sherrie uzi ku ndirimbo nyine zamenyekanye cyane nka My Darling, Nyashi na Nyashi. Yarabishimiye cyane. Ibi ngibi rero nabyo ntabwo twabita amaso, ntabwo twabyirengagiza tuvuge ati ngo ntabwo ari ibintu birenze kuko Sherrie afite hashtag ya mbere. Buriya Sherrie muri kureba gutya irandirimbo My Darling yaragira koma ku buryo yagize hashtag ya mbere muri Amerika, nyine iza mu ndirimbo za mbere zifite hashtag zikomeye cyane muri Amerika. Noneho tekereza nyine kurenga Nigeria, kurenga Africa ukagenda no muri Amerika ugakoma. Kandi noneho ikindi cy'uyu muhanzi Sherrie, ubundi Sherrie ni umuhanzi ukunda gukoresha injyana nyinshi cyane kandi mu ndirimbo imwe ugasanga harimo R&B, ugasanga harimo reggae, ugasanga harimo nyine uyu muhanzi akora ibintu bibona ko birenze pe. Ushobora kumureba gutya cyangwa ukagira ngo ni umuhanzi woroshye, gusa uyu muhanzi ari kuza muri top 10 cyangwa se muri top 10 z'abantu cyangwa se z'abajeni ba mbere bari kuzamuka neza muri music ku isi, apana muri Nigeria gusa. Nurebe ibihangano uyu muniga yakoze ni ibihangano bikomeye cyane kandi byagiye bikundwa na benshi. Noneho ikibazo kirangaha kirabaza giti none se ukubo kuri kureba Moriox Kids no kuri kureba Sherrie Foundation muri kubireba nama foundation cyangwa se nama kids bari kugenda bakora performance zikomeye cyane. Urabona ari iye kids? Ndashaka kubyandika muri comment. Dore ejo bundi ngiye sinjya mbeshya sinjya ndarira ari video nakoze ejo bundi ndi kugenda bereka abana barenze muri Sherrie Foundation ndetse na Moriox Kids. Shaso kubeshya ngiye bitewe na statistique ndi kugenda mbora ku ma comment. Moriox Kids ni ya mbere pe, so kubabeshya ngiye ndi kureba muri comment ndi kugenda mbona kuri ya video. Noneho tugiye kureba anga turebe tumaze kubona ko umwana wa mbere yavuye muri Moriox Kids. None anga tugiye kureba ati se Sherrie Foundation ni igenda ikora performance zirenze cyane Moriox Kids. Moriox Kids mubaze mumenye ko iriya niyo performance ya mbere bakoze cyangwa se niyo trip ya mbere ikomeye bakoze. Gusa Sherrie Foundation ni ibintu bisanzwe kuzana umuhanzi nk'uyu, yagize n'abahanzi bakomeye cyane. Mwagiye mubibona nyine ko iyi foundation ikomeye cyane, ntabwo ari foundation yoroshye. Gukura Sherrie muri Nigeria ukamuzana mu Rwanda ntabwo ari ibintu byoroshye. Nyuma yuko twari tumaze iminsi tubona uyu nguyu Sherrie ndetse n'uriya mukobwa bamwita ninde Naomi baragikoze trip yo hanze, barafashe itiki y'indege. Nimba ari uyu nguyu Sherrie bari bagiye kureba simbizi, gusa icyo nzi cyo ntabwo bari bagiye muri Nigeria. Rero iyi ngiyi ni ibintu byiza cyane ku gihugu cy'u Rwanda. Sherrie arakunzwe. Iyi ni ya Visit Rwanda babana bari kugenda bakora ba Moriox Kids. Uko bari kugenda bakora Visit Rwanda hari abandi bari kugenda bakabakura mu bihugu byabo bakabazana hanga bakaduperformingira cyangwa se bakatwereka impano. Muri kubera ko n'uyu nguyu Sherrie nyine yabuze icyo avuga pe, ni ibintu byamukoze ku mutima, ni ibintu byamushimishije cyane. Abanyarwanda dufite talent kabisa, iyi ni imana ikomeye cyane. Ariko ndakeka iyi Sherrie Foundation bifashwamo n'uyu mukobwa Sherrie aba yagiye pe nta kintu adakora. Rero natwe dukore cyane turebe ko ari aho twagira natwe. Icyo mbasaba rero nta kindi rero nkuko nabibabwiye ni ukora subscribe, noneho ukandika itsinda ubona ko riri gukora performance zirenze cyane. Nicyo cyonyine nishakira. Ndakunda cyane rero, ciao ciao. So some of these kids here used to be street kids. They come from all types of backgrounds, but they've been able to get passports, travel, and some of them are literally supporting their families and through this. So when you see them singing and dancing, this is for their life. Yeah, sweet. Yeah, thank you.
Keep it up, guys. I mean, keep doing this. We started when we were kids, you know. I also started when I was small, you know. So just keep doing it, and you see the motivation, everything keeps building every day until one day you're gonna be a superstar. You know? Amen. Thank you, guys.